Kimwe mu bihangayikishije abatuye isi ni ukubona amakuru y'ukuri yizewe kandi ku gihe. Kubera iterambere ry'imbuga zihuza abantu benshi, aho buri wese ashobora kubona amakuru agahita abona n'uburyo bwo kuyatangaza uko abishaka, ubu hadutse ibyiswe fake news, amakuru y'ibinyoma. Iyi ni imwe mu mpamvu muri uyu mwaka w'2022 ishami rya Loni rishinzwe uburezi, ubumenyi n'umuco UNESCO ryahaye umunsi mpuzamahanga wa radiyo insanganyamatsiko ivuga ku kwizerwa kwa radiyo nk'isoko y'inkuru mu bantu. Radiyo n'icyizere, Radio and Trust. Mu 2011 nibwo itariki ya 13 y'ukwezi kwa kabiri buri mwaka yatangajwe n'iri shami rya Loni nk'umunsi mpuzamahanga wa radiyo. Mu 2012 uyu munsi wemejwe n'inteko rusange ya Loni nk'umunsi mpuzamahanga wahariwe radiyo. Radiyo yaje ari nk'umuyoboro uhuza abatuye isi bose mu budasa bwabo. Ku rwego rw'isi, radiyo iracyariho umuyoboro unyuzwamo amakuru ugera ku bantu benshi, hadashingiwe ku iterambere bafite, amikoro yabo, kuba barize cyangwa batarize n'ibindi. Ibi bihindura urubuga buri wese yisangaho mu gutanga ibitekerezo cyangwa se mu kugaragaza ibyo atishimiye. Ntabwo isaba umuntu guhagarika ibyo yakoraga kugira ngo ayumve. Ntabwo isaba kuba umuntu afite amashanyarazi, kandi uyu munsi hamwe n'iterambere ry'ikoranabuhanga mu itumanaho, ntabwo ari abantu bayumva gusa, ahubwo nayo irabumva. Mu myaka y'1930 radiyo yari kimwe mu bikoresho by'ingenzi muri buri muryango. Iki gihe bayitaga TSF, Transmission sans fil. Iki gihe gufata amajwi byari bitaraza. Indirimbo zavuzwaga muri radiyo babaga ari abahanzi bari muri radiyo barimo gucuranga ako kanya birimo biba. Iki gihe udusanduku twari twarakozwe dufite ubushobozi bwo kwakira ibimenyetso by'amashanyarazi bizana amajwi, ari two twita radiyo, twari duhenze cyane kandi nta bantu benshi batugiraga. Niba mu myaka itari myinshi cyane mu Rwanda hari abantu bajyaga kuvumba amakuru kuri radiyo mu baturanyi, n'ahandi hose ku isi niko byahoze, gusa ho hashize imyaka irenga 100. Mu 1916 umusore muto w'Umurusiya wari umwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wari usobanukiwe cyane uburyo ibimenyetso by'amashanyarazi bigize amajwi bitembera mu kirere, witwaga David Sarnoff, yandikiye ibaruwa ndende wari umuyobozi we wari waravumbuye uburyo bwo guhindura inzira n'imiterere y'amashanyarazi cy'itumanaho kizahindura imibereho y'isi, ariyo radiyo. Yamubwiye ko afite igitekerezo mu mutwe gishobora kuzahindura radiyo igikoresho cy'ingirakamaro, igitekerezo cyo kugeza umuziki kazajya kakira ayo majwi, kakazaba gakoze nk'agasanduku gasanzwe kavugiramo umuziki, kakaba gafite ubushobozi bwo kwakira inzira nyinshi zinyuramo amajwi, umuntu azajya ahinduranya mu kanya gato akaraza akantu gato cyane cyangwa se agakanda akabuto. Yamubwiye ko ibikorwa by'ingirakamaro bishobora kuzajya byumvikanira muri ako gasanduku, nk'imikino, imbwirwaruhame, umuziki n'ibindi. Ubwo intambara y'isi yari irimo itutumba, radiyo yari imaze kuvuka, nayo ubwayo yari yiteguye kwinjira muri iyi ntambara. Yari imaze kuba igikoresho abantu bashoboraga kugura, kandi yari irimo amafaranga yo gukorera. Kwinjira mu ntambara kw'Abanyamerika nabyo ubwabyo byafashije radiyo cyane, kubera ko guverinoma yashyize imbere ubushakashatsi bukomeye bwari bugamije guteza imbere ubu bwoko bw'itumanaho. Byari mu rwego rwo kwirinda ko iri koranabuhanga ryazagwa mu biganza by'abanyamahanga, kandi nyamara ari ingirakamaro ku itumanaho ry'ingabo z'Abanyamerika ku rugamba. Intambara ya mbere y'isi ikirangira, ikigo cya mbere cy'itangazamakuru cya Amerika, Radio Corporation of America, cyahise gishingwa. Cyacungwaga na General Electric. Iki gihe hari kompanyi imwe rukumbi yacuruzaga amaradiyo nk'aya dutunze, yitwaga Westinghouse. Iki kigo cyangwa se iyi kompanyi yahise inajya kure, maze mu 1920 iha akazi umu-engineer witwaga Frank Conrad ngo akoreshe ikoranabuhanga rya radiyo ryari rimaze kuvumburwa, yubake radiyo insakaza amajwi nk'iyi tuvugiramo ku gisenge cy'uru ruganda muri Pittsburgh. Radiyo KDK yavuze ku nshuro ya mbere ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 11 mu 1920 itangaza amatora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abanyamerika babyumva. Iki gikorwa cyabyaye inyungu nyinshi kubera ko cyatumye iyo kompanyi ya Westinghouse icuruza amaradiyo ku baturage benshi. Nyuma havutse andi maradiyo yo yatangazaga amateraniro n'ibindi bikorwa by'amadini n'imikino y'iteramakofe. Mu 1929 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye ikibazo gikomeye cy'ubukungu. Abantu barakena,
ibikorwa byinshi by'ubucuruzi birafunga, inzu abantu bajyaga kureberamo amakinamico zarafunze. Kugira ngo abantu bakomeze kwishima rero bagobotswe na radio. Iki gihe nibwo abantu batangiye kujya bumva ikinamico kuri radio. Norman Corwin ni umwanditsi wanakoreye radio ya NBC. Avuga ko mu gihe cy'idindira ry'ubukungu radio yafashije abantu cyane. Yari isoko y'ibyishimo ndetse n'imyidagaduro idahenze. Iyo umuntu yabaga adafite amafaranga yo kujya kureba ikinamico, yigumiraga mu rugo kandi akumva ikinamico. Hagati y'umwaka w'1930 n'1933 muri Amerika hagurishijwe radio miliyoni 4. Kugura radio kwari ukugura ibyishimo bihoraho kandi bidahenze. Ibyishimo byishyurwaga n'abashaka kwamamaza. Mbere abantu bajyaga mu nzu zikinirwamo ikinamico bakishyura amafaranga, ariko ubu noneho abakinnyi b'ikinamico radio yari yarabazaniye abantu mu byumba byabo. Bwari ubwa mbere abantu bumva umuntu abaganiriza cyangwa se abakinira batamureba. Uyu munsi ikoranabuhanga ryashyize radio mu bikoresho hafi ya byose by'ikoranabuhanga, muri telefone, mu masaha ndetse n'ibindi. Mu Rwanda radio hari kuva mu myaka y'1960. Radio Rwanda niyo yahageze mbere ndetse yabayeho yonyine kugera mu myaka y'2000. Uyu munsi zirarenga 30. Radio Rwanda niyo igera mu bice byose by'igihugu, ndetse ubushakashatsi bwinshi bukorwa bwerekana ko ariyo yumva cyane kandi yizewe kurusha izindi.